nongeye kubasuhuza abakurikirana Muraho TV, mbashimira urukundo rwanyu n'icyizere mudushyiramo. Rero uyu ni wa mwanya w'ijambo ry'Imana. Ubundi gusenga ntabwo dusenga nk'uko bikwiye. Mu ijuru abakuru n'ibizima bahora basinza ku manywa na nijoro. Hano mu isi rero ntabwo dusenga nk'uko bikwiye kubera isi nyine. Niyo mpamvu aho uboneye akanya hose ugomba kujya uvuga Imana mu izina rya Yesu. Iyi Mana kena ndimo ngendagenda mu mujyi ndi kumwe n'inshuti zanjye, numva abantu batana amagambo umwe abwira mugenzi we ngo isi Imana urayizi, ngo isi Imana wayibonye hehe. Byatumye nibaza ko no kuri Muraho TV hari abantu bashobora kuba bibaza ngo isi Imana ibaho. Byaba bibabaje uramutse wibaza nimba Imana ibaho, kuko biravuga ngo umuntu utagira ubwenge igicucu kivuga ko nta Mana ibaho. Umuntu wese uvuga ngo nta Mana ibaho nta bwenge aba afite. Niyo mpamvu nikanzemo ndavuga nti ndaza kubwira abantu be kujya babibaza ko nta Mana ibaho, kuko impamvu ibintu byanteye ubwoba, uvuze ko nta Mana ibaho icyo gihe na Satani nta yabibaho. Uvuze ko nta juru ibaho icyo gihe n'ikuzimu nta haba habaho. Ejo bundi nigeze kuba nababwira ku bantu bihebye cyangwa se biyanze. Ubundi umuntu ujya kuvuga ngo nta Mana ibaho naba yiyanze, aba yihebye. Ariko Imana iriho. Ese Imana wayibona ute? Imana yacu ishimwe cyane. Igihe kimwe Mose yuriye umusozi agiye gusengera Abisiraheli, arangije aravuga ngo Mana nshaka kukubona kuruta uko nakubonaga, nshaka kukumva kuruta uko nakumvaga. Imana iri muri wowe, Imana ivugira muri wowe, Imana ikorera muri wowe. Wowe ubwawe n'ugomba kwibonaho Imana, wowe ubwawe n'ugomba kwimenyaho Imana. Ese wayibonaho ute? Ese wari wibaza ukuntu uryama ukabyuka mu gitondo nta mbeba yakugiye mu kanwa, ukabyuka mu gitondo nta gasimba kakugiye mu gutwi? Uzi ko no ku manywa hariya gihe udusimba tujya mu maso, buno busimba bwita ubunyarira-jisho, agasimba kajya mu jisho karwara na kuti ndatokowe, kandi ari ku manywa. Noneho wibaze kuki nijoro ryama ukabyuka mu gitondo nta kibazo ufite. Wowe uri kundeba nawe uri kunyuma, hari abantu baryama basamye bagona. Kuki mu gitondo abyuka ari muzima nta gisimba cyamugiye mu kanwa? Imana iri ku buzima bwawe, niyirinda ubuzima bwawe. Uzajye kuri radiyo wumva amatangazo y'abantu bapfa buri munsi, uzahita wibonaho ko ufite Imana ikurinda. Igihe kimwe Paul arimo agendagenda avuga ubutumwa bwiza, ageze i Roma arababwira ngo nari ndimo ngendagenda mbona igitambo cyanditseho Imana itazwi. Arangije arababwira ngo nje kubabwira Imana itazwi. Ese nanjye nkubwira Imana utazi? Imana yacu ishimwe cyane kandi ihabwe icyubahiro. Kanguha urugero, kuko abantu benshi iyo tubavuzeho babigira ikibazo cyangwa bakabigira ibibazo. Kanguha urugero, njye nabonye Imana ku buzima bwanjye.
nakubwiye ngo imana uzayibonamo, uzayiyumvamo, ntabwo imana uzayibona ku wundi. Icyenda na kane haba intambara y'abatutsi bica abatutsi, nari umwana muto. Noneho igihe kigeze ntandukana n'abavandimwe banjye, imana indinda ndi jyenyine. Imana indimo yamaga kwisha ndi umwana muto, imana indimo yamaga kwiruka ndi umwana muto, imana nyibonaho ndi umwana muto. Intambara inarangiye ndongera nibonaho imana indinda ndi jyenyine, nta muntu n'umwe ufasha ubuzima bwanjye, nta muntu n'umwe urengera ubuzima bwanjye. Imana indimo yamaga gukora imirimo y'ingufu ndi umwana muto kugira ngo mbone icyo kurya. Imana indimo yamaga gukora ubukarane ndi umwana muto kugira ngo mbone icyo kurya. Imana indimo mba mayibobo imyaka myinshi, sinapfira mu mayibobo, imana nyibonaho. Reka mbasetse akantu kano. Igihe kimwe Moridekayi yabwiye Esiteri, yamutumyeho ati tuvuganire ibwami kuko tugiye gupfa. Esiteri aramubwira ati ntabwo ndageza mu kwezi kwanjye ko kujya kubona n'umwami, ntabwo byakunda. Moridekayi amubwira ijambo rimwe, amubwira ngo watuvugana utatuvuganira nta kizabuza abayuda gutabarwa. Nta kintu gishobora kubuza imana kukugirira neza. Nende kukubwira ngo imana uyibonaho ubwawe. Nagiye nkubwira ngo imana ishobora kujya gukemura ikibazo ibanje guteza ikibazo. Kamusubiremo kano kantu. Imana ibasha kugukemura ikibazo ibanje guteza ikindi kibazo. Birashoboka ko imana ikemura ikibazo iteje ikindi kibazo. Imana yacu ishimwe cyane. Birangira ambwira ngo Esiteri kugira ngo azatabarwe, imana imukure kuyisuzugura agende n'aho umwana aho umugore w'umwana. Yabanje guteza ikibazo kuri Vashiti, umugore we muka Vashiti aramusuzugura. Vashiti yari umwana. Reba umugore kugira ngo asuzugure umwana. Yamutumiye mu gitaramo, yatumiye inshuti ze, atumira abandi bami, nawamutumira mu gitaramo ngo aze amumurike umugore yanga kuza mu gitaramo. Umwami yumva ko amwaye. Ariko ntago imana agira ngo umwami amware, ahubwo imana agira ngo itabare Esiteri. Imana ikemura ikibazo iteje ikindi kibazo. Imana yacu ishimwe cyane. Nanjye rero iyo mana nayibonyeho, ndakubwira imana wowe uvuga ngo nta mana ibaho, imana ikubabaye. Ngiye kugira ngo nzabe muri mayibobo, imana yateje ikibazo mu gihugu cyose, bafata icyitwa mayibobo, bakora umukaba wa mayibobo igihugu cyose cy'u Rwanda. Ibikora atari ukugira ngo abandi babibariremo, ahubwo hari ukugira ngo nkurwe nanjye muri mayibobo. Nari igitarama hariya mu mujyi, niho nabaga ndi mayibobo. Icyo gihe badufasha badutwara i Kabgayi. Hari abantu nenda twaba twarabanye muri ubwo buzima babaye abagabo, ndabashuje ko nanjye ubu nabaye umugabo sinkiri mayibobo. Hari i Kabgayi batiyejeje badufunga amezi 6 batugorora, ngo baratugororaga. Nyuma y'amezi 3 batujyana kwiga imyuga ahantu imbari. Ntago ari imbari kwa papa, ni imbari muri Jyamu, mu kigo cy'imfubyi cyitwa Jyamu hariya igitarama, sinzi ubu niba kigihari.
twiga y'imyuga, njye nize gushushanya artiste, turiga, tumaze kwiga baradusezerera. Icyo gihe ntabwo nigeze nongera kuba mayibobo, kuko nimaze kugira akenge ko kwanga umayibobo, nese nongera mu ishuri njya kwiga bya nyabyo. Nuko Imana yankuye mu mayibobo iteje ikibazo cyo gufata amayibobo zose mu gihugu. Imana ishobora kugutabara iteje ikibazo. Imana yacu ishimwe cyane. Imana yifuza kukugira neza, ntabwo yifuza kukugira nabi. Gahunda yawe ni Imana ku buzima bwawe ni nziza, ntabwo ari Imana ishimwe cyane. Njye nagira ngo mbibutse ngo Imana ibaho. Ntuzongere gutekereza ngo nta Mana ibaho. Mu bibazo urimo byose, mu gahinda urimo kose, Imana ibaho kandi iri muri wowe, izigaragariza muri wowe. Imana yacu ishimwe cyane. Ndabakunda kuko impamvu mbakunda nuko namwe mudukunda. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo Imana ikunda abayikunda, ngo kandi abishakana umwete bazayibona. Nanjye ndabakunda uko nanjye mu nkunda. Naye kunda ugukunda mu izina rya Yesu. Imana ibaho umugisha. Ciao ciao.